Yabasuhuje cyane nitwa Stanford Jean Muhire. Ni kenshi wagiye wumva mwisi abantu bakora ibikorwa byinshi cyane ntibamenyekane cyangwa se bandikwe mu mateka. Uyu munsi isi ndetse n'ahandi hantu mwisi baracyashakisha ibikorwa byinshi cyane byabateza imbere mu buryo bugiye butandukanye cyane, kugeza aho leta naho zifata ibingamba myinshi cyane ndetse n'ibindi bintu bibateza imbere binyuze mu kwihangira imirimo nyine. Ni gucya abanyeshuri benshi, leta ndetse n'abandi bashakashatsi mwisi bagishakisha amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bigezweho nyine uyu munsi. Ntabwo bigisaba ko uri umuntu ukomeye cyane cyangwa ufite imbaraga nyinshi cyane ngo ukorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bindi bintu nyine. Wigeye mu 1955 nibwo abantu benshi babaye mwisi batangiye gukora amafaranga nyine. Idolari ry'Amerika ryari rigezweho cyane mwisi nyine, aho ryagurishwaga amafaranga menshi cyane mu mpande enye z'isi nyine. Gusa uyu munsi ntabwo bigisaba iki ngiki. Umufilozofi bita Belan w'umunyamerika w'igihumbi mu 1932 nibwo yashakashatse akora ubushakashatsi ku kijyanye n'amafaranga nyine. Ukimara kumva ijambo amafaranga uhita utekereza ibintu byinshi cyane. Uhita utekereza banki, amafaranga y'inoti ndetse n'ibiceri. Gusa amafaranga arenze ibyo byose. Amafaranga ni ikintu icyo ari cyo cyose cyemewe mu bucuruzi bw'ibiribwa ndetse na serivisi. Nibyo koko amafaranga y'iki gihe nyine ni ikintu kinini cyane kigoye ndetse no kwakira nyine no kukigeraho. Ni kenshi cyane twagiye twumva abantu benshi cyane mbere y'uko amafaranga agera mu isi cyangwa atangira gukoreshwa mu isi. Twagiye twumva abantu bashwana cyane bitewe n'ibikorwa babaga baguranye. Birumvikana cyane kuba ufite inkoko, undi muntu akeneye inka cyangwa se inyama nyine. Iyo nkoko ukayizana nkaguhereza inka, nawe nyine bigereranye nk'umuntu utekereza cyane. Inkoko n'inka birumvikana cyane. Ibi ni ibintu byinshi abafilozofi ndetse n'abantu benshi batekereza, bagiye batekerezaho cyane, babona ko bamwe na bamwe bahomba, bituma batekereza kuzana ibindi bintu bishobora gukoreshwa bigasimbura kugurana ibicuruzwa ndetse cyangwa ibiribwa. Kumvise neza, w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri nibwo abantu benshi baba batangiye kugurisha ibicuruzwa byabo mu buryo bugezweho nyine. Ubwo buryo bwabugezweho nta bundi bwari uburyo bwo kugurana ibicuruzwa byabo nyine. Nzaniye inka nguhereje inkoko bitewe n'icyo umuntu akeneye nyine. Mu rurimi rw'ikinyarwanda baravuga ngo icyo umutima ukunze amata aguranwa itabi. Nicyo cyakiriho nyine muri icyo gihe. Umufilozofi bita Belan nawe yari umugabo ukomeye cyane mu mitekerereze. Yabonye ibintu byabagaho muri Afurika ndetse n'ahandi mu isi, bimuhereza icyizere cyo kuba yakora ibintu byinshi cyane. Uwo mufilozofi yabonye ko ibintu byose bishoboka cyane, ndetse akabona ko nyine agomba gukora amafaranga mu buryo bugezweho cyane, bikaruhura abantu benshi bahombaga mu biciro nyine ndetse no mu kumvikana nyine mw'ibyo bicuruzwa byabo. Uburyo bwagiyeho n'ubwa commodity money, aho ibicuruzwa nyine byinshi byagiye bikoreshwa mu buryo bugezweho cyane, ko bavuga itabi ndetse n'ibindi bicuruzwa byari bigezweho nyine, aho byaguranwaga mu buryo bw'amafaranga cyane. Ukama itabi kaba nizeye neza ko mfite amafaranga y'akayabo kanya. Nanone kandi uko ibihe byagiye bisimburana nyine, amafaranga yagiye yiyongera cyane mu isi mu buryo bugezweho nyine bw'amafaranga cyabo. Uburyo bwabugezeho bwa kabiri ni igihe abantu babonaga amafaranga yabo nyine bakagurisha mu buryo bugezweho cyane, mu buryo bwo guhinduranya ibicuruzwa nyine by'ibyuma, aho umucuruzi cyangwa se umuntu runaka yagombaga gufata ikintu kinini akagicuruza mu buryo bujyanye n'ibyuma. Nkagura icyuma cyari kigezweho ukampereza ibitungo cyangwa se ibindi bintu byose ufite. Birumvikana cyane. Naba nimfite akuma gatoya cyane ukakampereza, naho njyewe nkaba nizeye ko mfite amafaranga nanjye nkaguhereza amashyamba yanjye ndetse n'ibindi bintu byose. Nanone kandi uko iminsi yagiye yicuma mu isi nyine muri icyo gihe, nicyo cyatumye abashakashatsi benshi mu isi baragendaga bashakisha uburyo bwo gukuramo amafaranga nyine. Abantu benshi bagiye babikora nyine cyane, bigatuma amafaranga yabo bagenda yiyongera agaciro umunsi ku wundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo itatu na kabiri abarayidi nibo babaye ba mbere mu gukora amafaranga y'ibyuma nyine byaje gukoreshwa, biza kuvamo amafaranga nyine Burayi. Ibi byatumye habaho uburyo bworoshye cyane bwo gukora amafaranga nyine y'ubucuruzi dukoresha uyu munsi nyine ubu ngubu. Nyuma yaho gatoya cyane nibwo leta ndetse n'ibindi bigo by'ubucuruzi byihariye nyine byagiye bishyiraho izindi ngamba zo gukoresha ayo mafaranga nyine mu buryo bugezweho cyane, birimo gushyiraho ibirangantego ndetse n'ibishushanyo nyine kw'ayo mafaranga kugira ngo hatazabaho kwibeshya cyangwa se ibindi bintu nyine bigatuma amafaranga yabo atakaza agaciro. Byorohereje ubucuruzi cyane muri Amerika ndetse n'ahandi hantu mu isi, bituma agaciro k'amafaranga agenda asakara mu isi neza, ndetse bitangira gukoreshwa cyane mu mpande enye z'isi nyine mu bucuruzi. Ahangaha ushobora kwibaza cyane, ni kubera iki ibihugu byinshi mu isi bifite amafaranga adafite agaciro? Ushobora kwibaza amafaranga dukoresha mu Rwanda ndetse n'amafaranga akoreshwa muri Amerika se binganya agaciro nimba byarakorewe rimwe? Ni kuki ndashobora kujya kugura ikintu muri Amerika nkoresha amanyarwanda ngo bakimpe? Ni kubera iki abanyamerika iyo bazanye amafaranga menshi cyangwa se amafaranga yabo bakoresha mu gihugu cyabo bashobora kohereza umucuruzi wo mu Rwanda ntayafate nyine? Nanone se kandi ni nohereza n'amafaranga agaciro? Ntabwo ibintu byose mu isi bihabwa agaciro n'ifeza n'izahabu. Yego nyine twabyumvishe neza cyane, ntabwo amafaranga menshi ahabwa agaciro n'ifeza n'izahabu nyine, biterwa n'ubwumvikane bw'ibihugu ndetse n'agaciro amafaranga afite akoreshwamo nyine mu buryo bw'ubucuruzi bugezweho. Ubu ngubu amafaranga akoreshwa cyane nyine mu isi niyo mafaranga bita amadolari nyine, amadolari y'Amerika, bitewe n'uburyo akoreshwa mu isi cyane mu gucuruza nyine binyuranye.
kandi byemewe n'amategeko nyine ku rwego rw'isi cyane. Nanone kandi biterwa na banki y'isi nyine bigashyirwaho n'isi, aho bareba igihugu kinini cyane mu isi gikoresha amafaranga cyane mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ibindi bintu by'ubukerarugendo. Niyo mpamvu utasanga amafaranga yacu nyine afite agaciro cyane ugereranyije n'amadolari cyangwa se andi mafaranga. Ushobora kwibaza ati ese ni ukubera iki amafaranga yacu cyangwa se ay'Abarundi ndetse n'ibindi bihugu uba usanga agiye asumbana nyine? Ukabivuze neza cyane, biterwa n'ubwumvikane ndetse n'ubushobozi igihugu gifite nyine mu gukoresha amafaranga yabo mu bucuruzi bw'isi. Nanone kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko amafaranga yagiye akomeza akoreshwa nyine mu 1960 ubwo amafaranga y'impapuro yatangiye gukoreshwa nyine hakoreshejwe amafaranga menshi cyane kuva ku madolari 5 kugera ku madolari 20 nyine. Gusa abaturage bamwe na bamwe ntago bumvikanye cyane bitewe n'uko aya mafaranga ntago yemererwaga cyangwa se yemezwaga bitewe n'uko ibirangantego bimwe na bimwe bitari byarashyizweho nyine na Leta ya Amerika. Gusa uko iminsi yagiye ishira nyine abantu benshi batangiye kuyakoresha cyane cyane bigeze mu 1962. Yego nyine uyu munsi abantu benshi muri Amerika ntago bagikoresha amafaranga mu buryo bwo mu ntoki nyine, kuko uyu munsi bari gukoresha PayPal, credit card and debit card. Nimba utegura kujya muri Amerika ntuzajyana amafaranga mu ntoki cyane. Gusa nk'uko twabigarutseho mu 1992 nyine nibwo ubwicanyi bwatangiye muri Amerika bijyanye n'amafaranga nyine. Ubwicanyi bwo gutanga amasezerano bukunzwe kwita ubwicanyi bw'ubukode nyine, aho amakipe amwe yishyuraga andi makipe kugira ngo ajye kwica andi makipe. Birumvikana cyane ubwo amafaranga yatangiye gukoreshwa nyine muri icyo gihe abantu benshi batangiye kwicana binyuranye mu buryo butemewe cyane n'amategeko kugira ngo babone ubukungu ndetse n'imibereho myiza nyine. Uyu munsi kuba umukire ntabwo bisaba amashuri y'ikirenga cyangwa kwiga mu buryo budasanzwe. Hari uburyo bwinshi bwo kubona amafaranga butajyanye no kuba warize cyangwa ngo ugire impamyabumenyi z'ikirenga. Uyu munsi abantu benshi b'inyangamugayo bageze ku bukire binyuze mu kwihangira imirimo cyane cyane mu bucuruzi bwo kuri internet. Impano zo guhaga udushya, kwamamaza ndetse n'ibindi bintu byose bikorerwa kuri internet cyabahaye amafaranga menshi cyane kurusha amafaranga nyine bahabwa babonye impamyabumenyi zo mu mashuri. Ubucuruzi bwo kuri internet bukoresha amafaranga make cyane mu itangira kandi bufite amahirwe yo kugeza ku isi nyine. Ibi bituma ari uburyo bwiza cyane bworoherezanya abantu benshi cyane mu kubona amafaranga mu buryo bworoshye kurusha imitekerereze ya kera cyane cyo kumva ko abantu benshi bagomba kubona amafaranga bagakora mu kazi ko ku mubiro cyangwa se imirimo y'intoki nyine. Ku bijyanye n'imitekerezo bya muntu ndetse n'ibitekerezo by'abafilozofi bigenda byiyongera umunsi ku wundi nyine, ku bijyanye n'icyo babitekerezaho bavuga ko amafaranga hari ibiganiro bivuga ko mu gihe kizaza amafaranga ashobora kuzavaho burundu nyine hagashyirwaho amakarita y'ikoranabuhanga cryptocurrency cyangwa amafaranga y'ikoranabuhanga gusa. Nanone kandi benshi bavuga ko uburyo bwo gukoresha amafaranga mu ntoki buzavaho burundu cyane cyane mu isi bitewe n'ibikorwa byinshi biri kugenda bigaragara byo gukoresha amafaranga nyine mu buryo bwa telefoni ndetse n'amakarita. Gusa nanone ntabwo bizwi neza koko nimba amafaranga yagakunda azavaho burundu hakajyaho ubwo buryo bushyashya nyine buzaba bigezweho bitewe na sosiyete nyine uko izaba igenda ihindagurika umunsi ku wundi. Ikiganiro cy'ubutaha tuzagaruka ku mafaranga nyine nicyo cyatumye abantu benshi bakomeje kwicana mu buryo bugezweho barwanira imibereho myiza ndetse n'amafaranga. Njye mwari kumwe ni Stanford Jean Muhire, kanda subscribe kuri Mugihe TV kujya tubona umunsi ku wundi.